ushaka kwigendera wahasize ibikomere byinshi cyane nabuze umuganga wahambura hari hasobetse umutima wawe ubona horaga n'icy'ingenzi usuna kintu kidakimbaza nko kumva aho nyuze hose bavuga ngo dore umugabo w'aba mugore wanyuze ahayikoreye imyenda ye nubwo mbikubwira ukagira ngo ndakwanga akenshi uba wifatiye amazi kandi ubugome bwabaye wimuhira heruka imigongo mu myaka ishize ushaka urabwira rwose nyabusange gusaba ibyishimo byinshi byari hagati aho mbera mwibutsa utigerewe udukino twinshi nk'abana bato none nibyo byagiye mu mwuga wanyerekaga uruhande rwiza gusa kandi nawe utwika inzu ngahisha umuzi. Oh guys ndirimbo naniye kuririmba tu ntabwo nzi kuririmba neza gusa tugiye kuyiga kuyicuranga nyine ingingo nyamukuru ntabwo yari ukuyibaririmbira ingingo nyamukuru ni ukugira ngo manze muyumveho gatoya then twiga kuyicuranga ingingo nyamukuru ni ukuvuga ngo ni ukwiga gucuranga iyi ndirimbo wowe ukunda iyi ndirimbo welcome tugiye kwiga kuyicuranga nawe wige kuyicuranga ku buryo bwiza ku buryo icuranze sibyo reka twige kuyicuranga rero bidatinze ni indirimbo ifite finger style isa nk'igoranye ariko ntekereza yuko tugiye kwiga kandi turayimenya ku buryo bworoshye sibyo tugiye kuyicagaguramo ni indirimbo ya Twagirayezu Cassier yego nimba ntibeshye I guess this now no reka twige uburyo yayicuranze indirimbo nziza cyane yitwa Uwari Uwanjye sibyo yewe nayicurangiye muri key ya G sharp major ariko original nko muri nko muri A sharp A sharp nko muri A sharp major ni ukuvuga ngo impamvu nayishyize aha ngewe ni kugira ngo binyoherehere kugira ngo ndirimbeho gato muyumve then dukomeze tuyiga sibyo wereva ahantu ushobora kuyicurangira hose wayizana ukayishyiraho originally nta kibazo ariko reka tuyicurangire ahangaha hano nayicurangiye muri G sharp major sibyo let's go tureba ko ngako urera murareba ahangaha kuri finger style kuri right hand hariya muri kubona yuko mfashe G sharp major sibyo noneho hano finger style muri kubona ndizera yuko muri kuhareba neza ndi gukubita kuri this E string nkahita nkubita kuri B string
nkoresheje this ring finger, nkahita nkoresha this middle finger nkakubita kuri, nkahita nkubita kuri iyi G string, noneho hanyuma iyi index igakubita kuri this D string, nkahita ngaruramo iyi ring finger iri gukubita nanone kuri B string. Ako mwakabonye. Nkahita noneho muri kubona yuko mfashe hano G gutya, G sharp major gutya, aka gatoki kagahera kakarito finger kari ndi guhita nkakuraho nkakazana kuri B string muri same fret, noneho nkahita nkora gutya. Nkahita nkubita B string igafasheho, nkahita ndekura same string. Noneho ndi gukubita mwabibonye. Kankakore kose kugeza hariya. Mwakabonye? Nako ngako ndakeka ukabonye ako ngako, then nkahita nza nkongera nkakora nkongera nkasubiramo kuri B string n'ubundi kagahera kazamutse, nkahita nza hano. Ni ukuvuga ngo this is iri nota ni ukuvuga ngo ni A sharp kuko A iri hano, ndi guhita ncuranga iri nota, ubwo ni ukuvuga ngo ni A sharp major, nibyo ndi guhita ngenda. Noneho ngeze kuri iyi A sharp major ndi guhita nkubita kuri D string na B. Noneho nkahita nkubita kuri B string ngo uri kubona kano gatoki ko kabifashe. Ndekura nkahita ndekura, nkahita nkubita n'iyi G string irekuye. Kanongera ngasubiramo. Kona G string ndi guhita nayo nyikubita ntayifashe, nkahita nyifata muri fret ya kangahe ya kabiri uturutse kuri kapo. Iyi ngiyi nkahita nkahita muri sharp major. Ubwo se mwakabonye.
tugasubiramo pam pam. Noneho akandi kanyuma. Mureba ahangaha ndi gukubita kuri E string lower higher E string, ndayifashe nkarekura, nkahita nkazamura kuri B string, kuri B string, nkahita ngaruka kuri this higher E string, nkahita nkubita B string iri open, kandi twabonye imbere. Ukongera ukagasubiramo rya ka akamwe, noneho ugakora D, nkahita nkubita kuri E, nkahita nkubita kuri higher E string iri open, nkahita ngaruka kuri B string, nyifashe nkahita ndekura, nkahita nkubita kuri this is G string iri open, nkahita ngifata nanone, mwabibonye. Ntekereza indirimbo ari iyo ngiyo nuko imeze. Mwabonye yuko nyiri mu tuntu twinshi dutrick twishi, ariko ni gutya icurangwa, ni gutya yayicuranze. So nawe kora practice ibintu byose, ntubibone ngo nuko bigoye bikomeye. Ibintu byose nta muntu uvukana ibintu, ahubwo ibintu birigwa, ugakora imyitozo, bigenda biza gake gake. So keep pushing, practice makes perfect. Bizaza bizagenda biza. Ndabizi harimo bamwe bageramo hagati bareba ukuntu bimeze akaba yahita kupa video akavaho, ariko ntekereza yuko ibintu umuntu nyine abigeraho kubera yuko yasafarinze pain, just no pain no gain. Nimba nta bubabare wagize, utakoze cyane, nta kintu uzunguka. So nimba ushaka kuba nk'akana gucuranga nk'akana nyine, ntabwo uzabigeraho utize. Nizeye yuko mwayibona indirimbo. Rero wasiga comment nimba hari n'indi ndirimbo wifuza ko tuzagukorera ya Karahanyuze cyangwa se n'indi isanzwe,
either gospel cyangwa se n'indi isanzwe waba ushaka ko tugukorera, yeah, we are free to do it. Leave a comment, share, kandi naho wabonye iyi video utiga gitari muntu wanjye washarinze abantu bari kwigira ko ibi bintu rwose bishobora kubafasha, bishobora kugufasha. Nk'ubu ngubu iyi fingerstyle uyiza ahangaha ishobora kugufasha no mu gukora izindi ndirimbo cyangwa se kuba flexible muri fingerstyle zigiye zitandukanye. Ushobora kumva n'indirimbo bwa mbere nawe ugakreatinga your own fingerstyle kubera yuko hari practice z'ama fingerstyle agiye atandukanye wagiye ugira iki wagiye wiga. Ya turabashimiye rero, bye.